basomera barabyihutishije hanyuma se Godfa tubisesengura oyi ukihagararaho ukitwaza ubwoko wihagararaho reka nkubwire ikintu kimwe kitubwisha ukuri ese ntuzayago ibi batube ikiganiro n'abanyamwe kugikorera i Kigali nibyo nta uko wabibonye niko nabibonye ntango mbizi rwose yaba ari ntabwo ko yarabeshya ntabwo yaba ari i Kigali Jean ushobora kuba atari i Kigali ntabwo ashobora kuba ari kandi guteze none Libya bisobanurite Libya ntibatangaje ko yahunze akurikiranwe ariko ashobora kuba n'umuro yawe yaritabye cyangwa iki no ibyo ngibyo rero turabimenyeshwa public igomba kubimenyeshwa kuko niba baravuze ko agize rero ibi ngibi uyu nguyu ari kuvuga ngo yabivuze ngo ntiyakurikirana Sarongo ko bamutaye muri yombi kuri 31 ntitwabimenyeshejwe kuri 3 yakoze yaririmbye yeze ni umupfumu uzwi mu gihugu mane nawe ntukanzane ibintu bidafite umutwe n'amabuno turavuga abantu kazana Sarongo uzaza ngo se n'igiki ako mane ubwo ibintu tugaruke gatoya kuri iyi kese y'umugabo ibi ngibyo imaze gufungura inkuru y'inyarwanda yose okay yifunguye imanuke yose ubundi ze nkwereke ukuntu warimo kugira nihere hejuru ku mutwe wigeze kwino imiterere y'ikirego de Ben muri dosiye ya Fatakumavuta Nyarwanda yanditseho inkuru nyinshi umuhanzi Mugisha Benjamin wamamaye nka de Ben ni umwe mu batanze ikirego arega Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fatakumavuta kumwibasira mu bihe bitandukanye yisunze umuyoboro wa YouTube yakoreye mu bihe bitandukanye yaba 3D ndetse no ku muyoboro wa X wahoze ari Twitter byatangajwe n'ubushinjacyaha kuri wa 2 tariki 5 Ugushyingo 2024 ubwo bwagaragazaga ibyaha Fatakumavuta akurikiranweho hashingiwe ku iperereza ryakozwe ubushinjacyaha bwavuze ko Fatakumavuta yisunze imbuga nkoranyambaga yatangaje amakuru ku bukwe bwa The Ben avuga ko buzabamo akavuyo arenzaho ko The Ben atazi kuririmba ku itariki ya 9 Ukwakira 2024 Fatakumavuta kandi yashyize ku rubuga rwa X ubutumwa agaragaza ko ashaka amafaranga avuga ati Ben natansaba imbabazi ngo ampe ku mafaranga bizarangira muzimisha ubushinjacyaha bwavuze kandi ko Fatakumavuta yakoresheje amagambo y'ivangura ku muhanzi Bahati aho yavuze ko Bahati yashatse umugore w'umudiaspora mubi kandi ukenye bwavuze ko yasebeje Meddy mu biganiro bya nyuma yakoreye kuri Fatakumavuta Clips ngo yavuze ko Meddy yariye umukobwa muri ghetto akajya yirirwa murya amaturu akabana nawe igihe cy'umwaka yongeyeho kandi ko Meddy ari we mugabo wemeye gukubitwa n'umugore nuko byanditse amaturu arimo komeza ariko ni nabyo nawe yari yivugiye yongeyeho kandi ko Meddy ari we mugabo wemeye gukubitwa n'umugore we ubushinjacyaha bwavuze ko RIB nangirije Fatakumavuta mu bihe bitandukanye ariko akinangira ati iyo yari inama ya kibyeyi nyuma yaho ariko Fatakumavuta avuye kuri RIB yagiye ku muyoboro wa 3D TV avuga ko niyongera guhamagarwa ku byo avuga ku bahanzi atazitaba ati ibyo byerekana ko yasuzuguye inama ya RIB bwavuze ko nyuma yaje gufatwa iperereza rigaragaza ko ashobora kuba akoresha ibiyobyabwenge ituma hafatwa ibipimo byaje kugaragaza ko afite ikigero cya 298 ubushinjacyaha bwagaragaje ko Fatakumavuta yakoreye The Ben ibyaha birimo kumusebya avuga atazi kuririmba kuvuga ko ubukwe bwe na Wikeza Pamela buzabamo akavuyo no kuba ku wa 9 Ukwakira yavuze ko azakomeza gusebya umuhanzi mu gihe cyose yaba atamuhaye amafaranga Fatakumavuta yireguye yavuze ko yabaye inshuti y'akadasohoka na The Ben na Muyoboke byanatumye bahuza imbaraga kugira ngo batange ikirego bigire uburemere mu rukiko ubwo nshobora kuba nsomye na yavuze ko
yabaye inshuti y'akadasohoka ya The Ben na Muyoboke byanatumye bahuza imbaraga kugira ngo batange ikirego bigire uburemere mu rukiko ariko kandi yibuka ko ubwo The Ben yashakaga kuza i Kigali yamusabye gushaka abanyamakuru bagomba kujya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali kumwakira ndetse ko mu bantu bazi akazi yakoze harimo na Lick na Luckman Nzeyimana avuga ko nyuma y'ibi byose The Ben yabonye akazi muri Airtel yifashisha Fatakumavuta mu bitaramo byazengurutse igihugu bamamaza iyi sosiyete anavuga ko hari akandi kazi The Ben yabonye muri Kigali Convention Center nabwo yitabaza Fatakumavuta ati kuko nari mu bakomeye bisubiremo mu banyamakuru b'imyidagaduro yavuze kandi ko nyuma The Ben yabonye ikiraka cyo kuririmba mu gitaramo cya Rwanda Rebirth Celebration cyari cyateguwe na Gideon nabwo aramwiyamaza mu kucyamamaza nubwo kitagenze neza kuko twari tuvuye muri COVID avuga ko nyuma y'igihombo cyabonetse muri iki gitaramo The Ben yatumiye mu rugo Fatakumavuta kugira ngo yantumiye mu rugo kugira ngo nshimirwe avuga ati nagezeyo nsanga Bushari Bayingana akaba na manager wa The Ben nubwo atabyemera akomeza ati hari n'abandi nka Nzeyimana hateguwe amayoga ni naho yanyeretse umukunzi we ariwe mufasha we uyu munsi yambwiye ko ndamutse mfite ubwanwa naba ngaragara neza bityo yanyemereye iyo mpano yatuma nzana ubwanwa yarayizanye arangije ayiha Jack B ngo ayimpe ariko ntiyabikora ayiha umumotari ariko yangezeho yangiriye inama ko ntabikoresha kuko bitera imiburu bityo ndayireka yungamo ati Ben avuga ko mwita papa marira ariko uyu The Ben yatangiye kurira ntaratangira itangazamakuru kuko yarize bwa mbere muri 2008 igitaramo kiza no guhagarikwa kubera akavuyo uwo munsi nibwo amarira yagaragaye ya The Ben mu Rwanda icyo gihe nari umusekirite ari naho bakura mu kumkinagaza bavuga ko nta kintu cyatuma umuhutu w'umusekirite abayoborana itangazamakuru babyumvishe Fatakumavuta yavuze ko igitaramo The Ben yakoreye mu Burundi muri 2023 igishya cyarimo kwari ugusuka amarira kandi koko yabigaragaje yungamo ati naje no kumubwira ko adafite ubushobozi bwo gukora igitaramo nk'iki mu Burundi ari wenyine yavuze ko inama yagiriye The Ben yayumvise kuko mbere y'iminsi 3 mu gitaramo cye bongeyemo abahanzi barimo Big Fizzo Bushari n'abandi umunyamategeko we Excuse me. Go to Alibaba.com. There is a global network of more than 200,000 suppliers, factory direct sourcing, and fast delivery. ni mu gihe ubushinjacyaha bwagaragaje abantu batatu kandi atabona muri dosiye ati buri munsi hagiye hiyongeraho ibyaha bitandukanye birimo ivangura n'iyobyabwenge mu gusubiza kuri iyi ngingo umushinjacyaha yagize ati mu buryo bwa tekinike ubushinjacyaha bushobora gutangiza iperereza hatitawe ku kintu icyo ari cyo cyose niyo haba hatari urega nagaragaje abarega barimo The Ben Mbedi Bahate Muyoboke haracyari n'ibindi birego bitarajya muri sisiteme The Ben yatanze ikirego ngira ngo inkuru irarangiye nuko nguko ubu abantu bazamuka noneho abe yagiye se nk'umunyamategeko uyu mujene iturufu y'amoko iraza kumuhira ahubwo ko numva yopeninze ikindi kirego we n'umuraye barabafunga ahubwo ko ntabwo ubwoko wabwira pretext ntabwo amini urwitwazo kumubwira mu Kinyarwanda ndiwe umushinjacyaha arimo afata umurunga akawizirikaho nawe umuzirikisha neza kabisa ni ubukina n'amagambo mu rukiko ntabwo byemewe pe biteye ubwoba kuko mwana
n'abandi bazamuka jewe gusa n'umushinjacyaha yumvise nk'iyi space namubwira nti nimba ntabwo ufata amagambo nk'aya urwitwazo ntabwo rugira amagambo nk'aya akomeye ntabwo agira urwitwazo biba byoroshye cyane ko ari gufungurwa by'agateganyo yasabaga nko kuvuga diyabete yaba ayifite atayifite byari byiza rwose ibintu byanakumvikana ko yaba afungurwa by'agateganyo ariko kuvuga mu by'amoko ngo natutse umuntu kubera ubwoko cyangwa umuntu yarantutse hanyuma se kugutuka ko ivangura ritemewe haba no mu magambo ugiye kurega wakuvanguye mu bantu akirengagiza ko uri umunyarwanda ibyo ko byakumvikana ntabwo byatuma wese kwibasira abantu bakagira ngo ni ibiyobyabwenge byafashe bihuriye hehe n'ibyo by'amoko urumva nyine babyishe kandi bamese inzapu bamwe no umunyamategeko niba yabyumvaga ntamubuze kuvuga akavuga impamvu ya mbere ya kabiri ya gatatu atamubuza kuvuga urumva nako nakajagari bateje uza amategeko muri detansiyo cyangwa mu kuburana utanga ingero kuko umwe yakoze ibibi nawe ukabikora ngo yatanze urundi rugero kuri Yago Pundizata avuga ko yamaze icyumweru cyose yita abantu ngo ni abahutu ariko ntiyakurikiranwa kuri iyo mvugo cyo ndimo nsoma biri ku Nyarwanda rumva noneho aka make-up ubu niko kansekeje niko The Punisher. Karame duteme intambwe tera inzuzi ubona ejo bizaba bimeze bite ese Fiona ese uyu ngo arimo kurira iki Hello. Oui bro fata ijambo nagwaye ijambo Jesus umva uyu mugabo mu by'ukuri bone nyine yari aravuga ibintu byose njye numvaga ikintu cyonyine yari afite ari ugusaba imbabazi ariko ibintu yagiye kuvuga ngo akayavangira kwitwaza ngo ibyo bandi bavuze yenda cyangwa se akavuga ngo bamwisiki basi yabagaragaje ati bankore banyise ibi bintu kuko mujya kwizana iby'amoko wenda nabo nimba uko byarabayeho kuko atagiye kurega ahubwo yazavuga ati nagiye kurega abandi banyise ibi birangiye ntibabafata kuko hanyuma bari nge bafata ko navuze ibi rero biriya byose mu by'ukuri ni icyaha bigaragara ko urumogi kuko bamupimyemo rutaramushiramo ni ukuri kw'Imana ndabona ahubwo asigaye yiziritse neza ubwo nakomeza nyine ashakire views aho ari niko nabibonye murakoze ngo byoroshye okay reka ntange inzuzi rero iminsi 30 yo rwose Fatakumavuta arayihabwa kuko afite byinshi byo kubazwa abamugiriye iriya nama nawe namukurikirana namurega ufite umunyamategeko ukazana ibintu by'amoko ukabigira urwitwazo rwose nta nicyuka nta argument ibirimo yakurenganura yatuma ubyibuze ubusanze abana ukaburana uri hanze urumva rero rwose bavuga ngo hasara umuntu yafite uburakari cyangwa afite ibintu bimudrivinga utazi ibyo ari byo abarushaho kwihemukira bayihemukiye pe yihemukiye none aba yibasiraga bivuze ko rero yabibasiye kubera amoko yabo urumva ko arimo aragenda yongera uburemere bw'icyaha yakoraga cyo kwibasira abantu sibyo ese Godfrey na Muheto azasomerwa ejo cyangwa n'intuza gusa Muheto ejo azasomerwa Muheto azataha Fatakumavuta akeneye indi minsi 30 rwose niko mbyiyumvamo kuko n'ubundi we yisabiye ko urukiko rwategeka ko yongera gupimwa ibiyobyabwenge
ngo kuko ibyo bamupimye ngo ntabyemera ntazi n'igihe babikoreye nta n'inyandiko yasinyeho bityo ngo ushobora kuba baramupimye afite puresha kubera arwara diyabete n'iyicarubozo yari yakorewe we yipimiye ko urukiko rutegeka ko yongera gupimwa abe ubwo si iyo umuntu yisabiye gutyo baba bakimurekuye bashobora kumurekura bakabipima ari hanze azi umunyamategeko rero inzuzi mbizi none se biriya ko ari ibisubstance bijya mu maraso bakabipima ku gihe runaka kagira igihe uko ntuza impyiko zikora amaraso agira gutyo bikagenda bishyiramo nyine ntabwo uzi ko umuntu wanywera umugiro umushiramo cyangwa inzoga none amazemo hafi icyumweru cyangwa arashobora kuba ari bwongera gupima umva ko nayo namunaniza ntabyo simbizi ashaka kwidefanda gutyo no kuvuga ngo yagize tortire nabyo birashoboka kubibwira umucamanza ariko nanone harimo ibintu byinshi biri kudirwa kwisobanura ko rwose kwamaze gupfa burundu ku buryo ahubwo bamugumana bakakomeza kumuvana nk'amagambo ahubwo ndumva bya bintu yavuze yakomeje kwataka ribu urumva nyine arifitemo guhangana urumva noneho kandi agahangana ari kwebana ari kwikanyaga byatari urumva yafashe umunyamategeko w'umuswa pe umuswa ubundi mu rukiko iyo umuntu avuze ukumva atangiye gutana umurya akara yakomeza akabwira umucamanza ati umukiriya wanjye rwose objection mu muhagarike adatana sibyo nabase turifashe hamwe ugategaza kwenda bakubaza ugasubiza ariko urumva ko ibintu yagiye avuga nawe bimubajije simbizi niko uko murayibonye ku Rwanda niba ari ukavuga ko fata ikaramu yaba ari umuswa mubi cyane umuhungu yagaragarije urukiko donc ni nko kugaragaza ko ari mu rukiko ku mpamvu z'ishyari n'amaherere rwose kubera ko ari umuhutu kuko nibyo yashyize imbere mu ntuza zose bati kuki ibi wabikoze atanga urugero ati nayago yarabikoze amara icyumweru yibasira abantu ngo ni abahutu kandi ntiyakurikiranywe uwe rero yibasiraga niho harimo aga question mark akandi kantu gasekeje umukobwa ngo yiteye makeup nyine bibaretse umwana umukobwa akitera makeup erega nturimo wumva be no kuvuga ngo nubundi abigaragaza nka tortire yakorerwaga wowe ngo yashaka kwambara costume ngo aze ku rukiko asa neza wenda reka nze nsoreze kuri aho ngako ahubwo uwe arimo arikorera tortire urumva nta unuza iyo ukinye n'urwembe ruragutema media none n'imbere y'umucamanza nabwo arimo arakina noneho n'urwembe rw'ibana runini cyane rutemagura byatari amagambo imbere y'umucamanza iyo baravuga ngo uwibeshyeye ntawe umunyomoza sibyo uwibeshyeye ntawe umunyomoza arimo rero arakoresha amagambo afite nk'ikiburi cyinshi deja yamaze kumva ko systeme yose nta butabera yitegerejeho nta byiza yitegerejeho baretse n'umukobwa ayitera makeup we ntibamureka mwambare costume wenda ashaka ngo atume umupolisi ajye kwimuzanira mu rugi we ashakaga byibuze bamuhe utuzi dushyushye urumva ko ari imiteto afite nk'utuntu twinshi ubona yuko rwose ntarasobanukirwa ari mu bihe situation ubundi ashaka ko bamufata nka special guti barababeshe Fatakumavuta rero byose n'ukuntu umucamanza we na amini yareka umunyamategeko we ntabwo aba yamuganije neza abe yes umuji ibintu byose arabizi sibyo yateye intambwe abona kuko ntabwo aburegwa n'abantu batanu ibyo ngibyo nta nubwo ntekeza ko ibyo ngibyo cyose umuntu utareba none se bajya bari kubugoriye none se ko ari uko nta n'impamvu yo kubiteza umurindi ibyo bintu yavuze bikocamye mu bantu bamureze arajya kuzana ku kantu y'amaturufu ngo n'ibyo byabayingana akazana nk'ibintu by'amoko abantu bamureze se
ibintu by'ubugoryi umuntu adashobora kuvuga yavuze ubusa none se abantu yarazwe n'abandi njye rero ibyo bintu ntabwo mu Rwanda biri ibi bintu byo kuzana intuza ibi bintu n'ubugoryi nini ibi bintu byo kuzana ibintu by'amoko si ibintu by'amoko bihuriye he none se ahantu bihuriye ibi ngibi byo Odifani njye rero ukuntu mbyumva nkanjye utazi amategeko uri aho usanzwe natekereje ndavuga ni cyangwa umuhungu yabibonaga ko n'ubundi batari bumurekure ashaka kwereka publique ko atari ibyaha azira ahubwo azira ubwoko ashaka kubikoresha nk'iki hanyuma neke whatever none se abamureze bandi ntabwo nshaka kwinjira deep muri ibi bintu kugira ngo mbahe fact ariko ni ibintu byumvikana hanyuma se reka nkubaze none se yarezwe anyway nta nubwo ibintu numva nta nubwo itopic ibi hari ibintu ntashaka no kuvugira angana hongeye no kuvuga ibintu by'amoko uburekere mu Nyarwanda ahangaha byihorere ni ibintu bitamaking sense ni ibintu biraho ngaho nawe kandi uzi gusa ibyo bisobanura gute uri ibintu bimaking sense ubu ngubu none se abantu bari ahangaha ko mubizi yarezwe n'abandi mugende muri abantu bamureze abantu batanu bose se niko bahuje ubwoko reka tubivuge gutyo abantu batanu bose izo proof ari kuzana ibirego bitanu biri mu rukiko abo bantu bamureze bose bahuje ubwoko ngo babigiyeho inama niba ari uko nk'uko bashaka gushyira muri context n'inyarwanda ko bagiye kwandika inyarwanda bakandika ubugoryi hariya ngo abanyamakuru ngo bandike ibintu nk'uko biri urumva batanditse ubuwerewere none se uyu musore yarezwe n'abantu bangana gute dusubire inyuma mugende namwe murebe yarezwe na Debeni yarezwe na Muyoboke yarezwe na Medi yarezwe na Jean Paul ariwe Nobja yarezwe na Bahati Makaca abo bantu bose ni nka bya bindi tubigiye kubuza nka bimwe bya Yago umuntu yangwa n'abantu barenga 20 bose kandi badafite ibindi bintu bahuriyeho abantu 20 bose ukagira nabo ikibazo barenga bose none se bose niko ari babi bose akaba ari wowe mwiza cyangwa nawe ufitemo ikibazo none uyu nguyu nawe abantu 5 bose bamutangiye ikirego kandi ko wumvishe ko hari ibindi bitaraza abo bantu bose baragiye nabo mu kazu kamwe n'abantu bamwe n'ubwoko bumwe huriye bagiye kumuhurizaho n'inyarwanda ziba zanditse inkuru nk'ingi bakazanga ibintu by'ubwoko bitakibaho n'ibiwerewere hari inkuru hari amagambo none umuntu wese ukoresheje amagambo mabi baragenda bakabyandika gutyo ari amagambo y'ibintu bitamaking sense ntabwo ikinyamakuru kigiramo edit ntabwo editinga ntabwo abanyamakuru babashobora kugira abanyamakuru ndabaza ntabwo bakora chief edit ku buryo umuntu yavuga ubusa nabwo bakagenda bakabwandika Abanyarwanda babirenganye bakotingaga bapostinga uko yisobanura uko avuze reka nkubwire ntabwo ibintu byose ubikotinga iyo uri umunyamakuru ugomba kumenya ibyo uhereza abantu bawe ngo bakonsome urimo kunyumva ibyo umuntu wihebye reka mvuge kuri yisize amarangi ibyo yagiye guhurutura hari akavuga bitamaking sense ntabwo uza kubifidinga abantu bagukurikira ugiye gusubiza inyuma na mwese ndi kubabwira murabizi dusubire inyuma mu rukizuma dusubire inyuma turebe ibyo yabivuze mu rukiko nk'umuntu uri kuburana ni uburenganzira bwo gukoresha amagambo ashaka niba bigize nk'biramureba ariko se nkawe uje gutangariza abantu nk'ikinyamakuru uraza gutangaza inkuru ugaterura ibintu nk'uko biri kandi birimo amakosa ntawe ubireba none se kankubaza wowe ibyo yavuze urabyemera ko ariko kuri njye nsomye inkuru iri ku Nyarwanda bavuze ubusa ntabwo ibintu byose byandikwa urumva ibyo gusebanya ibi binyamakuru niyo mpamvu babwira ngo hazasigara hakorerwa citizen journalism ntabwo ushobora gufata ibintu ngo uyore gutyo uhereze ufidinga abantu umwanda ngo ugire nk'ibi ngibyo mba numva inyarwanda bagomba gukora cyangwa niyo nkuru babona ntabwo inkuru ibintu byose bitangaza uko sinize itangazamakuru ariko mba numva bitari ngombwa njye niko mbitekereza kuko ugiye kwitegereza mu kwiregura ko agakora amakosa n'ibintu biri aho ngaho ntabwo ariko bimeze nta bwoko tugira mu Rwanda icyo ni kimwe byararangiye utaranabyemera azabyemera ku gahato kuko ntabwo ibintu byo kuzana amoko ntabwo ntekereza ko ari cyo byubaka urumva rero ngo kubizana nk'iturufa birisha none se reka mbaze nyinje mu gukora gusa none nabo ngabo bakazana none se dusubire inyuma muri abantu 5 bamureze nimusubire muri ayo moko yazanye adafite bitamaking sense muri abo bantu bamureze ni ubwoko bumwe fungura bari kunsubiza njyewe se
nabibwirwa n'iki ko ntazi n'ubwoko uko bimeze uya tuvuge nk'uko byanditswe n'inyarwanda turi gukotinga inyarwanda reka ntabwo turi mu moko hano voilà njye sinabimenya buriya niba ubizi fata ku mavuta wabivuze no ntabwo nituze kuza icyo tuvuga erega ntabwo erega na his excellence ejo bundi yarabivuze turi gukira kwe kurya indi minsi kubera iki his excellence yarabivuze none si bavuga ndokwepye uretse gato wowe so no kuvuga ngo ikintu tugomba kumenya abantu bagiye banastandinga umuntu wese turi umuntu arazi azuwa ari we icyo tuvuga n'ibyo banga nukuza bagafata nk'ibi ubundi ibi ngibi byakozwe aya magambo yakoreshejwe mu rukiko uyu munsi ibi ngibi nibyo bamagana bavuga ko nta moko akiriho ukoresha ubwoko ushaka kwigaragaza ko wakorewe kubera ubwoko n'ubu ayo moko niyo adahari niyo bamagana ariko wowe Chris uzuri we niba uri umuhutu urabizi niba uri umututsi urabizi niba uri umutwa urabizi ibyo ngibyo ni simple as that turabizi ntabwo bavuze ngo baguhanagure mu mutwe ngo ureke kumenya icyo uri cyo ariko iyo bigeze mu nkiko nk'uko ngo cyangwa mu bintu nk'ibi ngibi ugashaka gutambikamo icyo bintu by'amoko nibyo bibi hano mu Rwanda umuntu ahanwa cyangwa agahabwa serivisi bitewe n'ibyo ashoboye agahanwa bitewe n'ibyo yakoze batitaye ku bwoko bwe batitaye ku wari we turi kumwe ubundi Godfather nicyo bavuga ariko ntibavuze ngo wowe ngo kuvuga ngo uri umuhutu uri umututsi ntabwo ugenge ibyo ni ibintu biri normal nuzi ntuzuriwe ariko noneho iyo bigeze nkanganga no biri very ugiye kuvuga ko nawe ibyo yavugaga biri normal ntega amatwi kandi icyo mbivuga uretse gato ndangize point yanjye ariko okay yabwo no mu murongo mwiza pe ntabwo umurongo se gutese muraza gufata kuvuga ibyanyu kavuga ibyanjye so icyo mvuga ntabwo ushobora kuza hano ibi ngibi nibyo bavuga niyo hari ukuntu bavuga ngo iyo bavuze ndi umunyarwanda niki iyo byaba bigeze mu maserivisi byaba bigeze mu kuba muri uko igihugu kiyobowe ikintu kiri priorite ni ndi umunyarwanda uko bimeze uko iyo ugiye mu kazi ugenda ugasavinga akazi utazanye stress wasize iwawe mu rugo utazanye ibibazo byawe byo mu rugo bitatureba ukaza muri public ahantu ugiye gukorera akazi ugatanga service ugakora akazi mu buzima bwa buri munsi mu Rwanda yaba mu kazi yaba mu miyoberere yaba mu bayoborwa yaba mu nkiko yaba ahantu hose hakora ndi umunyarwanda kandi service igomba guhabwa umunyarwanda nk'umunyarwanda atarebwa agacavuyemo n'uwo ari we urumva kuko ndi umunyarwanda iri priority ibi byo kuza kurisha ngo uyu nguyu n'uyu uzi icyo ndi cyo ibyo ngibyo ni ikintu cyamagano kandi kikangwa urunuka tugaruke kuri iyi kese y'uyu mugabo ahubwo niwe waba ufite ikibazo gikomeye aramutse aje kwihisha muri iyo ngobyi y'ubwoko akagaragaza ko ngo ryakwihuta ngo ryakwihuta n'umuhutu none se we yibasiye ubwoko cyangwa yibasiye abanyarwanda yibasiye abantu so dusubiye inyuma rero ukajya kureba aba bantu bamureze nabo yabibasiye kubera ubwoko abizi se urumva harimo n'uwo yavuze badafitanye ikibazo nibyo abe yavuze akavuga ngo bibirashe ibi ngibi ntabwo ushobora gupureyinga ibyo ngibyo uraza kwisha munoza ngo muheto ngo baramuretse bakoraje kuri sima muheto baramuretse yitera make-up Godfather yambara neza hanyuma undi baramutegeka yambara ngo agakabutura buretse gato bari bafungiye hamwe bari kuri sitasiyo zimwe abantu bagiye bareka muheto yari kuri sitasiyo imwe na ntuza kumwe ari Kacyiru ndakaba ari Kicukiro bari kuri sitasiyo imwe ibi ngiyo tubyihorere ibi ngibi ntekereza ko uyu nguyu ahubwo yifitemo ibintu bye bimuri mu mutwe yarebye abantu batanu bamureze abona ntabwo aza kunyeganyega ntabwo aza kubicika aravuga ati baramanura tu aravuga ati reka nze mvuge ibindi mu mutwe avuga gutya urebye avuga nk'uwiyahura ariko ibi ngibi nta hantu bigira tugaruke kuri cya kintu yavuzeho cya Yagoda kuki bimuri mu mutwe ari biriya none uragira ngo bimukuremo niba ariko yavutse niba aribyo biri mu mutwe wenda bizi reka tugaruke gatoya kuri uriya yavuze numva agashaka kwerekana ko yago harya ibyo yavuze yabikurikiranwe ntabwo yabikurikiranwe ibyo avuga yabikurikiranwe ntiyabikurikiranwe yabikurikiranweho kuko twabwiwe ko yatorotse ubutabera arimo akurikirana urakoze cyane rero ibyo ngibyo undi yari yararezwe na baba hate haciye igihe kinini ntabwo bamureze ejo bundi gusa baramureze araganirizwa bigeraho byanga
so ikiriho kimwe ibingibi byo ko umuntu azajya akora ibyaha yarangiza agashaka imigozi cyangwa agashaka ikintu ajya kwihishamo ngo difada n'inkora ikosa nzagende harabanzirike ngende biryozwe n'undi uwo ari we wese nobody special my friend ngewe niba mujya mubireba n'abantu mujye mubireba dufite ubudasa ku buryo ntekereza bwo hari njye ngo na president nakora amakosa zifunga n'izina ry'Imana uyu musaza ari seriye njya mbona ku buryo nta muntu njya mbona nawe njya mbona aramutse abonye yakoze ibigize ikosa yakwimanura